pole sana Allah korohereza ariko biri kugenda mashallah Imana ikorohereza nabda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تمانجا بشمير الله سبحانه وتعالى نقصبير مهرو إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نبي وين ومكرتين وزامكرتيرا كجزا كمسهروكا نسأل الله سبحانه وتعالى ونأتي بشير مرابو. Nyuma y'ibyo ndagira ngo nshimire ubuyobozi bw'abayisilamu mpereye kuri uyu musigiti namwe abayisilamu mwaje yaba bakurikiye swala y'Ijumaa ndetse nabo dukomezanyije muri gahunda yindi. Dushimire imamu w'akarere nanone na komite ye, dushimire na imamu w'umujyi wa Kigali nawe turi kumwe hano batwakiriye muri iyi gahunda igamije kurushaho kwegera abayisilamu nk'ubuyobozi bushya. Birumvikana dufite imigabo n'imigambi y'ibyo twifuza dufatanyije ko twazageraho inshallah, ndetse n'umurongo twumva twagenderaho. Ibyo rero nibyo twifuje kuza kubagezaho, ariko no kwakira ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo ku byo namwe mubona bikenewe, imikorere n'ibindi bitekerezo mufite bitandukanye. Iyo gahunda rizakomeza, ubu turacyari mu mujyi wa Kigali ariko bizanakomeza no mu zindi ntara. Guhera mu mpera zo ku kwezi tuzatugenda no mu zindi ntara hanze y'umujyi wa Kigali, ko twatangiriye mu karere ka Nyarugenge twaragasoje, ubu turi mu karere ka Kicukiro. Uko babwiye hari uyu musigiti n'umusigiti wa Baitul Mukarram, ubwo ngiza bihagarariye indi mu turere. Gahunda zizakomeza, hanyuma hakaba nanone n'akarere ka Gasabo, ubwo tukazakomeza no mu ntara zindi zo hanze y'umujyi wa Kigali. Nagira ngo rero abo turi kumwe hano bese murabazi, hari n'abandi bari mu nzira. Vice Mufti nawe ari hafi yasarishije ahandi ariko ari mu nzira za hano. Imamu w'umujyi wa Kigali ndumva nawe yabasuhuza kugira ngo nubwo mumuzi ariko ari yenshi kuba hari n'utamuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yitwa Sheikh Mashaka Ali. N'abandi bari mu nzira nibagera hano baraza kubasuhuza. Rero bavandimwe b'Abayisilamu, ngewe nitwa Sheikh Sindayigaya Musa, mufti w'u Rwanda, ariko nkaba ndi umubwirizabutumwa. Ibwirizabutumwa naritangiye ubwo ndavuga yenda ndangije kwiga. Narangije kwiga muri kaminuza ya Kiislamu i Madina mu gihugu cya Arabia Saudite mu mwaka wa 2003. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngo maze imyaka 21, alhamdulillah. Iyo myaka nyimaze ndi muri gahunda za dawa zitandukanye. Nanone mvuye kwiga amasomo y'idini ngo muri 2003 uko nabivuze. Nanone nize ubundi bumenyi burebana n'imiyoborere, icyo twakwita management. Nkaba mfite nanone master degree mu birebana n'imiyoborere management, ariko nanone nkaba nanone ndi gukorera indi mpamyabumenyi nanone mu by'imiyoborere yitwa PhD muri leadership and governance. Wenda ibyo nabyo mu byafasha abantu, hari ubumenyi bw'idini ariko hakaba n'ubumenyi bundi bwo mu by'imiyoborere n'uburyo bwo gushyira ibintu ku murongo. Ibyo nabyo wenda bizadufasha kimwe n'abandi turi kumwe nabo bafite ubwo bunararibonye n'ubumenyi butandukanye. Nabo tuzafatanya kugira ngo turushaho gutunganya inshallah, kandi namwe mudufashije kugira ngo bizagende neza. Icyambere rero nagira ngo mbabwire yuko dufite umurongo w'ibintu bitatu by'ibanze twifuza gukora mu miyoborere y'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Icyambere, umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda tuyoboye namwe mubarizwamo,
n'abari hano mu nzego zitandukanye muri komite z'imisigiti n'abayisilamu rusange, ni umuryango uduhagarariye twebwe nk'abayisilamu mu rwego rw'idini, mu rwego rw'imyemerere yacu. Ni ukuvuga niwo muryango uturebera mu rwego rw'idini. Urugero, niwo muryango umenya ngo urugero hano hakenewe imamu, akaba afite uko ajyaho. Niwo muryango umenya hariya hakenewe kubaka umusigiti, akaba ari mwe mushobora kuwubaka, ariko ari wo muryango warebye ngo hano hapfuye umusigiti, niwe wakubwa uburenganzira bwo kubaka, kuko ntabwo umuntu yubaka urusengero mu izina rye. Uwo muryango rero wacu washinzwe mu mwaka w'1964 ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1964. ni ukuvuga ngo abari hano bose, hafi ya bose uretse bakeya, uwo muryango urabaruta. Ufite imyaka 60 ubayeho ushinzwe. Urumva abari hano benshi b'urubyiruko, umuryango uraturuta mu buryo washinzwe. Ntabwo ari twese, ariko navuze abakiri batoya. Imyaka 60 rero, urumva ntabwo ari umuryango uvutse uyu munsi. Rero uyu muryango wagiye ugira imbogamizi zitandukanye. Imbogamizi zirimo iza politike mu miyoborere itari myiza yabanjirije leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyoboye igihugu muri iki gihe. Mbere yayo habayeho imiyoborere yaheje abayisilamu, irabakandamiza ndetse inabashyira mu kato. Ibyo ngibyo mugomba kubimenya nk'abantu batoya, mutazajya mugira ngo ibintu byari uburyohe nk'uko ubu ngubu bimeze. Urwego rwo gushyira abayisilamu mu cyo bitaga amabereshi. Amabereshi abandi bazitaga Swahili camps, niko bazitaga. Swahili cyangwa Camp Swahili niko bazitaga. Hari ahantu bashyiraga abayisilamu bakabaheza. Ayo mabereshi cyangwa izo Camp Swahili zashyizweho n'iteka rya leta y'abakoloni mu mwaka w'1925. Urumva ntabwo ari kera, ni imyaka 100 gusa. Kugeza mu mwaka w'1962, urumva byamaze imyaka 37. Ayo mabwiriza yaravugaga ngo iyo umuntu yabaga umuyisilamu bamwirukanaga iwabo bakajya kumujyana muri za nkambi zari zihariye zabagamo abayisilamu bari barabaciriyemo. Aho tubyumve neza, ni naho hanabaye intandaro yo kuba hari imijyi mubonamo abayisilamu benshi biganjemo. Ubwo ushobora kwibazanga, ariko kubera iki Bugarama haba abayisilamu benshi? Bugarama ya Rusizi. Kubera iki Kamembe haba abayisilamu benshi batuye hamwe muri quartier? Kubera iki Rwamagana aho bita Uswahilini, kubera iki hari abayisilamu benshi? Kubera iki Nyamirambo hari abayisilamu benshi? Kubera iki mu Ruhengeri aho bita hariya mu mabereshi n'ubundi, kubera iki hari abayisilamu benshi? Ubwo umuntu yabyibaza kubera iki bisanze hari ari benshi. Nuko hariya hari amabereshi 12 mu Rwanda. Ubwo iyo miji mubonamo abayisilamu na za Gatsibo niho hari za Camp Swahili. Ni ukuvuga ngo n'ubundi hamye hari inkambi zari zarashyizwemo iki. Ubwo nyine birangira bahatuye bahamenyereye, nyine bikomereza. Mwabyumvise neza? Ubwo nk'abatoya mujye mumenya impamvu cyangwa ngaho hagaragara abayisilamu benshi. Hanyuma mu mabwiriza yagengaga izo nkambi, ibintu abantu batoya bajye babyumva neza. Mu mabwiriza yari yanditse abakoloni bashyizeho, urumva abakoloni nyine bari banaje no kwigisha n'idini y'ubukristo, byaragendanaga byose. Ubwo rero baje bavuga batereka abayisilamu tubashyire ku ruhande. Hanyuma rero mu mabwiriza yarari muri ayo yagengaga izo nkambi, nuko abaga bari mu nkambi ntabwo bari bemerewe, bari babujijwe. Turi kucyumva neza? Bari babujijwe gutunga ubutaka no kubwiyandikaho. Byari byanditse muri ayo mabwiriza. Gutunga ubutaka ntibyari byemewe ngo abwiyandikeho, ahubwo barabumukodeshaga mu gihe runaka. Icya kabiri, ntabwo bari bemerewe kujya mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi murumva ubukungu bw'igihugu muri icyo gihe bwari bushingiye kuki? Ku buhinzi n'ubworozi. Ubwo urumva yuko ni ukubaheza mu buryo buri mu mategeko kandi bwanditse, icyo twakwita official marginalization.
ni ukuvuga ngo barabaheje kandi babishyira mu mategeko mu miyoborere yari ihari icyo gihe. Ubwo nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda mu 1962 hari ibyoroshye, izo nkambi zivaho, ariko nyine imiyoborere yakomeje gukandamiza abayisilamu. Ubwo umuryango waje gushingwa muri 1964. Mbere yaho hari ubundi buryo abayisilamu babagaho, abanje kwihuza n'ab'i Burundi bafite umuryango umwe. Ibyo byose byabaga bifite uburyo byari biteguwe. Ariko icyo nshaka kugaragaza hano, izo nkambi, iyo miyoborere, iryo hezwa, ibyo bintu byose byagize ingaruka ku mibereho y'abayisilamu. Bigenda bikomeza, wenda hari bigenda byorohamo, ariko imiyoborere yabayeho muri rusange yaheje abayisilamu ndetse ibashyira mu kato, kandi mu buryo bugaragara bwari bunanditse nko twabigaragaje. Hanyuma ibyo byose nyuma yaho twagize rero umugisha, Imana ituzanira imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza yabohoje Abanyarwanda, imiyoborere myiza nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu kwezi kwa Mata. Imiyoborere myiza dufite ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahinduye igihugu, ahuza Abanyarwanda, abavana mu by'ingengabitekerezo ya jenoside. Mbese Abanyarwanda baba bamwe, dushyira imbere ubunyarwanda. Mu bungukiye muri iyo miyoborere myiza, natwe abayisilamu turimo kimwe n'abandi Banyarwanda bose. Imiyoborere myiza idaheza, iha agaciro buri wese. Wenda twabivugira nanone abatoya bajye bamenya ko ntabwo ari uko byamye bimeze, ntabwo ari uko byari bimeze. Ubu ngubu alhamdulillah muri iyo miyoborere myiza n'ubuyisilamu twabwungukiyemo, twungukiye muri iyo miyoborere myiza ko natwe turi kimwe n'abandi Banyarwanda. Abayisilamu biteza imbere, dufite ba rwiyemezamirimo batandukanye, abayisilamu mu Banyarwanda b'abacuruzi bakomeye, harimo n'abayisilamu. Ubwo ni mu rwego rw'aba rwiyemezamirimo batandukanye mu ngeri zitandukanye. Hanyuma abayisilamu bariga. Mbere yajyaga ajya kwiga bakamubwira ngo abanze ahindure izina ry'idini cyangwa abanze ave mu idini ye. Hari byatumye abayisilamu batiga hamwe na hamwe, ariko ubu ngubu umwana w'umuyisilamu yatsinze ntawe ureba idini, harebwa ubushobozi bwe. Uburenganzira bwo kwiga umunyarwanda wese arabufite, hirengagijwe imyemerere ye. Si ibyo gusa, oya, nibwo bwa bwisanzura Abanyarwanda twagize mu miyoborere myiza. Ntabwo ari uko byamye bimeze. Buriya ku Idi dusoza ukwezi kwa Ramadan na Idi kubwa mu kwezi igihe cy'igitambo, Idi yo gutanga igitambo, ntabwo byahoze ari ikiruhuko rusange. Izo ni inyungu. Wumva ni uguha agaciro imyemerere ya Isilamu kimwe n'abandi Banyarwanda. Ntabwo ari uko byamye bimeze. Ubu ngubu abana b'Abayisilamu bariga mu byiciro bitandukanye, ubishatse wese afite uburenganzira, ndetse igihugu gitanga amahirwe angana ku bana bose b'u Rwanda. Ntawe ukitwa umuswayire. Kera kwambara ingofero nk'iyi ngiyi cyangwa izi ngizi byabaga ari icyaha. Ariko ubu ni uburenganzira bwawe, wambara uko ushatse, wambara ikanzu, wambara ingofero, Abayisilamu kazi bakitandiya. Ni uburenganzira bwacu dufite mu myemerere yacu. Si ibyo gusa, dufite uburenganzira bwo kwamamaza idini yacu no kwihamagarira abandi Banyarwanda bakayimenya. Ni uburenganzira bwacu. Dusaba ibiterane, tugakora muhadhara. Buriya cyane ikimenyetso kigaragaza ubwisanzure mu kwemera, aho uhabwa icyemezo cyo kujya gutangaza idini yawe no kwihamagarira abandi. Ni uburenganzira duhabwa n'itegeko nshinga mu miyoborere myiza. Si ibyo gusa, nsoza, Abayisilamu nanone dufite Abayisilamu mu byiciro bitandukanye mu miyoborere y'igihugu, mu nzego zitandukanye. Abaminisitiri turabafite b'Abayisilamu, abadepite turabafite, abasenateri, ingabo, polisi. Muvuga ngo nta hantu na hamwe n'Umuyisilamu atisanga aheje. Icyo si ikintu cyiza cyo kwishimira Abayisilamu? Alhamdulillah, turashimira kandi tukanashimira n'iyo miyoborere myiza. Kandi idini yacu ni indangagaciro yo gushimira. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo uzakugirira neza uzajya umwitura, nutabona icyo umwitura uzamusabire ku Mana. Natwe rero turashimira imiyoborere myiza
kandi irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Dushimira ku miyoborere myiza n'uburyo yateje imbere igihugu n'uburyo akomeje kugiteza imbere. Tujye tunamusabira ku Mana ikomeze imuha imbaraga zo gukomeza kuyobora neza igihugu cyacu no kugiteza imbere no kukigeza aharenze aho akigejeje, n'imigambi myiza ayifitemo agifitiye. Imana izamushoboze agishyire mu bikorwa. Kandi natwe tujye tunasabira n'abayobozi bacu none b'idini, tujye tunasabira abayobozi b'idini nabo Imana ibashoboze. Mujye mudusabira muri suna y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, musabira abayobozi. Iyo ni umugenzo w'idini ya Islam. N'abayobozi b'idini uzajya usabira abayobozi b'igihugu, ukomeze usobere n'abayobozi b'idini bose, n'abayimamu bawe n'abashehe n'ababwiriza butumwa bose ubasabire kugira ngo Imana ibashoboze bakore neza. Buriya umwe mu bamenyi bita Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ahmad bin Hanbal, kimwe n'abandi bamenyi bakomeye, yigeze kuvuga ngo ngize Imana nkamenya yuko hari dua ubusabe bumwe Imana iri bunyemerere ikabwakira, ngo ntago ari igihe wabwisabira, ahubwo nasabira umuyobozi. Baramubaza bati gute wagira amahirwe yo kubona dua imwe Imana izakira maze ntaba ari wowe uyisabira ukayisabira undi? Arababwira ati impamvu nahitamo gusabira umuyobozi nuko umuyobozi iyo atunganye agatunganya neza inshingano ze ngo bigira akamaro abaturage bose. Ngo ariko njyewe nisabiye ninjye watungana njyenyine, kuko umuyobozi we atanga umurongo kandi ugakurikizwa. Ubwo rero aramutse atunganya agakora neza byagirira akamaro umuryango mugari w'abantu muri rusange. Ngira ngo ibyo birumvikana neza. Rero mujye musabira abayobozi, musabire n'abandi bose kugira ngo dukore neza inshingano zacu. Bavandimwe b'Isilamu, rero wenda yari inshamake y'amateka muri rusange kuko ni byiza. Hanyuma ikindi nanone ikindi nanone reka tubanze twakire kwa mufti w'u Rwanda wungirije, yitwa Sheikh Mushumba Yunus. Twari twabwiye ko ari buze yasarishije ahandi. Sheikh, wabanza ugasuhuza abayisilamu bateraniye hano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, arakoze. Yitwa Sheikh Mushumba Yunus, nkuko twari twababwiye, akaba ari we mufti wungirije. Ubwo turafatanya mu mirimo ya buri munsi y'umuryango kimwe n'abandi twagiye tubereka n'abandi bari mu zindi nshingano. Rero bavandimwe b'Isilamu, tugarutse rero ku miyoborere yacu na manda yacu, nkuko mubizi tumaze amezi twatangiye imirimo mu kwezi kwa gatandatu, ubwo n'amezi 5 ashize. Ayo mezi ashize mushaka kuvuga muti ese aba bayobozi ko batinze kutugeraho? Ntabwo twatinze cyane. Nkuko mubizi tugitorwa mu gihugu cyacu hari ibikorwa by'amatora rusange y'abayobozi b'igihugu. Uhereye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika twaje mu bikorwa by'amatora, amatora y'umukuru w'igihugu, hanyuma hazamo n'amatora y'abadepite, haza amatora y'abasenateri, hanyuma ayo matora byari ibikorwa biri y'abaturage rusange. Nanone natwe kimwe namwe mwese tunabashimira uko mwaserukaga mu bikorwa byo kwakira umukandida nyakubahwa perezida wa repubulika aho yabaga yaje mu turere dutandukanye. Dushimira abayisilamu yuko rwose baserukaga, mashallah, ukabona imijitandiye, ukabona ikanzu n'ingofero. Turabashimira cyane uruhare rwiza mwagize kandi byari bikwiye. Rero nyuma yaho twafashe umwanya wo gutegura imbanzirizamushinga y'ibyo twifuza kugeraho ku bushobozi bw'Imana mu myaka 5. Kuko ubuyobozi kugira ngo buzakore bugomba kugira ibitekerezo bivuye mu bayisilamu, hakaba imbanzirizamushinga yabyo, hakabaho kubyuzuriza mu bayisilamu, ariko ubuyobozi bubanza gushyira icyo twakwita nka road map cyangwa se strategic plan. Murabona iki gitabo, murabona ko ari igitabo cyagiye mu icapiro kirimo ibitekerezo by'ibanze, cyitwa Rwanda Muslim Community Strategic Plan 2024-2029.
ahangaha ni ukuvuga ngo ni igitabo gikubiyemo nibura imigambi miremire, ibitekerezo cyangwa imirongo migari y'ibyo twifuza twabanje gutekereza, tuhura n'ibyiciro by'abayisilamu bitandukanye. Iki gitabo rero gikubiyemo, murabona ntabwo ari igitabo kinini ariko gikubiyemo icyo twita imirongo migari. Ibitekerezo byaje muri iki gitabo byavuye mu byiciro by'abayisilamu bitandukanye, abahagarariye abandi. Icya mbere twashyizeho itsinda rigizwe n'abayisilamu n'abayisilamukazi b'inzobere mu bintu birebana no gukora igenamigambi, ibintu birebana no gukora za strategic plan. Itsinda rigizwe n'inzobere z'abayisilamu batandukanye yayobowe n'umuvandimwe witwa Haji Sibomana Saidi. Ni umuntu w'inararibonye birebana, harimo abantu b'abadokiteri b'abayisilamu bafite za PhD mu bintu bitandukanye, za masters muri bintu birebana n'iyo domaine. Abo rero bahuye n'ibyiciro bitandukanye, tumaze kubashyiraho bemera gutanga uwo musanzu. Bahura n'ibyiciro birimo urubyiruko, bahagarariye urubyiruko barahuye, abantu bakuru bashesha kanguhe, harabona abonye hano bari muri iryo tsinda ryahuye nabo. Hanyuma harimo ibyiciro by'abayisilamukazi nabo bahuye nabo, hari ibyiciro by'abashehe, ibyiciro by'abafite ubumuga, mbese bahuye n'ibyiciro by'abantu batandukanye, batanga ibitekerezo barabyegeranya, havamo iki gitabo kigaragaza ibitekerezo by'ibyifuzo by'ibishobora kuba byakorwa mu muryango w'abayisilamu.